Abantu batekereza ko Pi baramutse bayibonye listinze kuri Binance wenda hari agaciro byayizamurira. N'ubundi Pi isanzwe iri listed ni kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025 nibwo yagaragaye ku ma exchange agiye atandukanye nka OKX n'ahandi hatandukanye harimo Mexes, Bitget n'izindi. Ariko ikiganiro tugiye kugishingira kuri ibyo ngibyo mpereho nanabasobanurira ko exchange ntabwo ariyo igira coin ikomeye, ahubwo exchange ishobora gufasha coin kujya habona bantu bakunda nyine ibijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga bakayiholdinga bakayibika. Ibyo bigatuma rero izamuka, bityo umuntu wese warotaga ko Pi iramutse listinze kuri Binance ishobora kuzamuka, namubwira nti uri kubitekereza mu buryo ubutari bwo. Tugiye kubiganiraho mu kiganiro cya none, ari nako nguha ikaze. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Nyuma yuko Pi itaye agaciro cyangwa se imanutse ku ma exchange menshi agiye atandukanye, habayeho ko abantu bayikunda bayireberera hafi bibaza bati ese Pi kubera iki dutenguye. Nyuma yuko batubwiye ko izubahiriza igiciro cya GCV cyangwa se Global Consensus Value, nibingibi dukoze iri kuri 0.19, iri kuri 0.20, ntabwo iri kuharenga. Niyo resistance yayo, support yayo ikaba 0.16, ishobora no kumeneka tukayibona hasi y'ibyo bice. Ni byinshi abapiyoniye bagenda bibaza, ariko ni mu gihe bayikoze igihe kirekire, bayitegereje igihe kirekire, isaba byinshi birimo na KYC ikomeye bishobora gutuma umuntu ayikora avuga ati byanze bikunze ishobora kuzahindura amateka. Pi rero iri popular, ikijyanye n'abantu kuvuga ngo yabishaka community iragifite, ahubwo abatayifite bo baca kuri Pi kugira ngo bikunde. Noneho Pi kuba ifite community byakabaye biba impamvu ituma Pi izamuka cyangwa se inagira agaciro karemereye. Ushobora kwibaza uti ni ibiki bishobora gutuma Pi itagaciro ku kigero nk'uko tubibona ku ma exchange. Ku bitekerezo byanjye ngiye kuguha impamvu 5 zihuta zishobora gutuma Pi itagaciro. Reka duhere ku gihe yaristingaga kuri exchange zitandukanye nka OKX, Mexes ndetse na Bitget. Nyuma yuko batanze itangazo, Pi yagiyeho itangira byibura ku muntu wagurishirije hafi, yagurishije ku $1.5 gutyo gukomeza afata amadolari 2.5 gutyo bisatira 3. Ibyo ngibyo byabaye mu gihe abantu benshi bari barimo bazigura noneho ku ma exchange batari kuzoherezayo, bazigura ku ma exchange kubera ko abarideri benshi ba group admin bari bamaze kubwira community yabo ko ibyo bibaye ari trick kugira ngo abanyamerika n'abandi bazungu muri rusange babamareho Pi zabo bafite, bakibagirwa ko mining igikomeje muri rusange. Mining ya Pi iracyakomeje, turacyafite total supply nini cyane idashobora guhita irangira aka kanya. Nabyo bishobora kuba impamvu ikomeye ishobora gutuma umuntu adafata amafaranga yakamurengeye ejo ngo yaguremo Pi coin zo kubika kandi akiri kwinjiza iz'ubuntu, nayo ikaba indi mpamvu ishobora gutuma Pi nyine impanuka. Mu gihe rero abantu barimo bashora amafaranga yabo ku ma OKX, ari naho izo exchange nyinshi zungukiye abanyamuryango bashya, mu gihe Pi yari irimo iristinga cyangwa se iba listed kuri izo exchange, abenshi baraguze gusa. Noneho nyuma y'igihe batangira kugurisha, ubwo nibwo yavuye kuri 2.8 igenda imanuka gahoro gahoro. Nyuma y'iminsi 3 gusa yari iri muri 0.8 by'idolari. Nyuma y'indi minsi iramanuka kugeza ubwo tuyifite hariya, ariko twiteguye ko bishobora kongera gukunda Pi ikazamuka. Mu kugurisha izi Pi rero ntago ari buri muntu direct wabyikoreye, hari abo bari barafunguriwe amakonte ndetse n'ama passphrase yabo abitswe n'abandi bantu, cyane cyane ababinjije muri uwo mushinga. Noneho harimo no kuba hari abarangaye bakazitakaza mu bundi buryo. Uwo muntu yashoboraga gufata Pi za bakazohereza kuri OKX, akavunjisha amafaranga akayakuramo akayabika mu mufuka we, ubwo ngubwo izo zikaba ziragiye. Hanyuma kuri blockchain ukuntu bibarwa, babara ibyabaye mu masaha 24 ibikorwa byose byakozwe. Ese nabaguze ba dominye batwaye isoko? Yego. Ese nabagurishije batwaye isoko? Yego. Ibyo bikagena niba isoko rimanuka cyangwa rizamuka bashingiye kuri volume y'amafaranga yose yacurujwe mu iryo soko.
ibyo byatumye habaho ubundi bujura bukabije bwakozwe na bamwe mu bamamazaga muri Pi project. Bakoze link, iyo link warayikandaga ikaguhereza dashboard isa neza na hari adupestinga ziriya passwords muri Pi browser, hanyuma uzishyizemo bakaba babonye kopi, ubwo bagategereza lockup igihe izafungurira mu gihe zirokinze bakazitwara, cyangwa se basanga ziri kuri available balance bakazitwara. Wibuke neza ko isoko ntago riri bwite ngo ni nyirazo wazitanze, ahubwo ryo ririta ngo ku munsi hagurishijwe ibintu bingana iki. Reka tubizane mu buzima busanzwe kugira ngo ubisobanukirwe. Muri quartier mutuyemo, reka twimagine ko heze inyanya. Iwanyu mufite inyanya, ku muturanyi mufite inyanya, n'ahandi hatandukanye, ariko nta kindi kintu cyo kuvanga n'izo nyanya cyangwa se cyo kuba mwabifatanya ngo bivemo ifunguro. Hanyuma rero buri muntu wese aratekereza kuba yafataho nk'ibase cyangwa se n'ikindi kintu mukoresha muzipima, agahereza mugenzi we kugira ngo amuvunjire bya bintu ashobora kuvanga n'inyanya, wenda n'ibirayi, kugira ngo abone ibyo kurya, ariko yikuyeho inyanya kandi mwese murazifite. Ubwo umuntu uri buze kuza kugura izo nyanya aramuhera ku giciro gito cyane, kubera ko avuga ati n'ubundi mu rugo zirahari, nta kinyirukansa, n'ubundi mu rugo zirahari. Kiriya gihe iyo Pi iza kuza kujya ku isoko, bakimara kuyishyira ku ma exchange mining igahagarara ku kanya direct, aka kanya nta muntu n'umwe mu bantu bose bari ku mugabane wa Afurika bakabaye kuba bigondera kugura Pi. Ntabwo byari kuba bigishoboka, kubera ko umuvuduko yazamutseho mu munsi umwe yarayilistinze karara mu madolari 3, yenda gukora mu madolari 3. Iyo biba byari kubya aka kanya Pi biri mu madolari 400, 500, 600 imwe. None kubera ibyo byose birimo kuba security yayo itaritaweho, nyine abantu bagakora fake account cyangwa se fake dashboard bakiba abanyamuryango, byatumye nyine Pi imanuka mu gaciro. Ubu ngubu sinzi Pi wavunjisha kugira ngo ubone 100,000 by'amanyarwanda, biragoye cyane. Hanyuma ikindi kintu gishobora kubitera kuri Pi, hari ikintu abanyamuryango bahora bareklama, cyane cyane abazi ibijyanye n'imikorere ya blockchain, kirimo nko kuba bavuga bati se Pi kuba timuka ari abantu basobanutse ko projet yabo ikomeye, kubera iki badakoresha ibijyanye na notification. Tuvuge ngo umuntu afashe passwords zawe akiziroginga muri telefone yawe, muri telefone ari gukoresha ye atari yawe, bagahita baguha notification bati umuntu uri hano naha akoze login kuri passwords zawe. Ibyo ngibyo Dex ntabwo bitanga nk'uburyo, ibyo ntabwo ari kosa rya Core Team, ariko noneho bo bafite ikindi kintu bashobora guhita bakora cyatuma ubwo bujura bucika. Mu gihe umuntu abikuje Pi bashyizeho igice kijyanye na liveness, kugira ngo transaction ikunde bagufotora isura, nta muntu n'umwe wakongera kwibwa Pi. Kandi kutibwa Pi bisobanura ko Pi yahita izamuka. Kuba baguha notification wenda nko kuri phone number, ukaba washyiramo verification code ukemeza nyine uti ni ngewe, ibyo byajya bikorwa mu nyungu z'abanyamuryango cyane cyane, nyine bakaba ari bo babyungukiramo kurenza uko umuntu utararuhiye Pi aza mu gihe gito yakabara zitwaye, kandi we warakoze imyaka myinshi uzi mining, warahawe migration. Icyo ni ikindi. Kuba batanga notification kuri email nka verification code, birashoboka kuba wajya kubikuza Pi zawe warangiza bakagusaba finger ukemeza ko ari wowe, birashoboka, byatuma Pi itazamuka. Ariko ubu dushobora kuzagera kuri open mainnet n'ibindi byinshi duhora dusubiramo bijyanye na GCV cyangwa se Global Consensus Value. Aba pioneer banyabo, original pioneer, nta n'umwe ugitunze Pi muri wallet ye. Abatarazigurishije kubw'ubukene barazibwe kubw'umutekano muke. Ibyo rero biba ari bibi cyane muri projet. Urumva ko nta kintu mariye abantu bayimenye. Ibyo bigarukwaho kenshi, ariko icyo nshobora kukubwira nuko kububitse password ya Pi, passphrase yandagaye, nta kintu na kimwe ufite aho ngaho. Iyo password ifungura aho ukorera mining, passphrase igafungura hahandi ubitse za Pi cyangwa se ahari umutungo wawe muri rusange. Turacyategereje icyo Pi Core Team ishobora kubikoraho kijyanye n'umutekano, kuba bawukaza, kuba bakoresha ibijyanye na face verification cyangwa se liveness, kujya kubikuza bakagusaba isura n'ibindi byinshi bitandukanye. Uko isi igenda yiyungura ubumenyi, ni nako nyine havukamo ingeri
zitandukanye, abeza n'ababi byose biba bishoboka. Wowe icyo usabwa no kwicungira kugira ngo utaza kuza gutwarwa umutungo wawe. Ndagushimiye, Imana ikurinde we twabanye, naho mu biganiro turushaho kugutegurira.